Reka mbasuhuze mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro byose binyuzwa hano kuri Niva Paula Vlog. Uyu munsi rero niyemeje kubaganiriza rumwe mu rugendo nagize mu minsi ishize, aho nagiye mu gihugu kimwe cya hano muri East Africa. Aho rero byari ibintu bitoroshye, rwa rugendo rutoroshye, ntabwo byari ibintu binyoroheye nyine, gusa nyine naragiye kandi ngaruka amahoro. Nanjye rero n'urugendo rwanjye nahagurutse i Kigali mu Rwanda tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu, byari kuwa gatanu. Ariko ubwo mbere yuko maguruka nari maze iminsi urwo rugendo dufite, ariko mu buzima nibwo bwa mbere navuze ati abantu barashyuha, umva naratogose narabize. Bawo nyine numvaga narahinze, kumva ngo ugiye kujya hanze y'igihugu nyine ntabwo byari byoroshye. Ntabwo ari kure, nababwiye ko ari muri East Africa, ntabwo ari kure, ariko numvaga nyine ari ibintu bidasanzwe mu kuntu. Hanyuma cyane ko nari maze igihe kinini nta voyage nkora, ari ukuba nkora sirikirasiyo Kigali mu ntara gutyo. Hanyuma rero habura nk'iminsi nk'itatu, mana yanjye nabitekereza nk'abatura urugendo ngiye kuba nduhagaritse, nkumva mfite ubwoba nyine mu mutima wase, ningenda wose ndagaruka nyine nk'umuntu nagiraga akantu kakoba nyine. Ariko wa kane rero tariki 29 njya mu mujyi. Urumva umuntu ufite voyage afite ibintu byinshi ari kugura kugira ngo azagende n'ibiki. Ndi mu mujyi rero abashuti banjye bakajya bampamagara, ese urumva uri tayari n'iki. Nkabwira ati rwose ngiye kubivamo, ndumva mfite ubwoba kandi deja narakatishije. Saa 12 zuzuye nari mbyutse namaze kwitegura mu buzima, ntabwo ibyo mushaka kubyumva, kandi nari guhaguruka ku isaha y'isa 3 za mu gitondo, ariko nabyutse nka saa 11. Ntabwo nasinziriye kwa kane, kwa numvaga nshaka nyine kubyuka nkagenda. Twakoze urugendo rutoroshye, gusa bitewe nuko nari ngiye gutembera nshaka kumenya uko hameze. Ntabwo benshi mutangiye kwibaza ese wagiye n'iki, wagiye gute, wageze gute. Naramanutse rwose Nyabugogo hariya hepfo, njya kuri agence ya Volcano, niho nafatiye imodoka mva i Kigali mu Rwanda nerekeza mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura. Ntabwo byari byoroshye mu nzira, ni urugendo rurerure. Twageze nyine twaciye ahantu henshi hatandukanye, tugera ku Kanyaru. Murabizi ntabwo njye naciye mu Bugesera, naciye ku Kanyaru, naciye za Nyaruguru. Baradusaka bisanzwe nyine, c'est normal nyine, bimwe bisanzwe. Ariko nyine nkibaza se ngeze he. Abantu rero bazi i Burundi no mu Rwanda nta tandukaniro rihari, cyane ku baturage baho. Rimwe na rimwe bati wasanga nkiri mu Rwanda sembeze, gusa nyine bigatandukana n'uburyo ndi kuvuga n'uburyo abandi bantu bari kuvuga. Nyine tukimara kwambuka nyine ukahita okay, twageze i Burundi. Mwese mukurikira Niva Paula Vlog, murabibona rero uyu munsi tutangiye urugendo rutoroshye. Ni urugendo aha hantu magaze, ngira ngo muri kubona ko ari ahantu hadasanzwe. Ndi ku mupaka, ngira ngo umuriro ku banga bw'ibyuma yazuminga neza mukabona ko ndi ku mupaka, mu mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ubu rero neza nk'uko mubibona tugiye kwinjira hehe mu Burundi. Kuva kuri uyu mupaka kugera aho njye nzagarukira, mbasezeranije ko tuzahagerana kandi bikagenda neza. Murakoze. Twaragiye turagenda, aho ubona aho ngaho nari mpagaze ni ahantu bita mu Bukeye. Aha rero mu Bukeye ni ahantu twagize dukora accident. Twakoze accident nyine, ariko ntabwo byari ibintu biri grave, nyine byari biri aho.
Komeje n'urugendo rwacu uko mbona twatangiye ibona abantu bituye bimeze neza ukuntu ariko mu masaha ari kugenda yegera imbere gake gake dore umurage nifunze rero ntabwo byoroshye gusa ntabwo turagera ifunguro nyinshira muri karitsiye bari turi muri karitsiye yitwa mu Bukeye ni harabura nk'isaha imwe kugira ngo twinjire neza i Bujumbura nimuze kujya kure kugira ngo mukomeze mugendane nanjye mu rugendo aho mpagaze nyine urumva nabyeteke nta kundi dutegereza polisi yari iri kuva i Bujumbura idusanga aho ngaho mu Bukeye turarindira twahavuye bwije tugera i Bujumbura bwije twananiye twenda nko gupfa wari umunaniro udasanzwe kandi twari dufite activite nyine zigiye zitandukanye umuntu yagombaga kwitabira nuko rero umunsi wa mbere wanjye nuko wagenze twakozemo accident umunaniro mwinshi udasanzwe umunsi wa kabiri rero aha mubona ni mu bakarikuta bo b'i Bujumbura ni abana nyine abo ni abana bo mu makarikuta bafashwa nabo ari ababyeyi babo batwakiriye neza cyane baratubyinira barabyina nyine bidasanzwe baratwakira ku buryo nyine bwiza cyane hanyuma rero kuri uwo munsi twarahavuye twerekeza n'ahandi aho hose muri kubona aha ni Saint Dominique Kinanira niho twari tugeze hari concert umunsi ukurikiyeho nagombaga kwitabira y'abanyarwanda n'abarundi quand même ndagiye kubasuza rero bakunzi b'iyicano ya Niva Paola vlog. Niva Paola ni ngewe ku bantu batari babizi ni ngewe rwose muri kuvugana ubu ngubu nk'uko nabibabwira mbwiye ko tuzatangira urugendo ruva mu Rwanda rwerekeza i Bujumbura. Ubu rero nk'uko ejo nari babwiye twageze i Bujumbura uyu akaba ari umunsi wa kabiri aho ku munsi wa kabiri rero wari umunsi udasanzwe aho ngo tugeze ku isaha y'isa 9:30 kugira ngo isa 9 zuzure hano i Burundi ndetse no mu Rwanda aho rero kuri uyu munsi twasuye ikigo cy'abakarikuta binaha mu Rwanda naho murabizi ko hari abakarikuta none uyu munsi twasuye abakarikuta b'i Bujumbura hari abana baba muri icyo kigo baturirimbiye baratubyinira byari ibintu byiza koko nanone rero muri aya masaha ahamagaze kuri ahantu bita Saint Dominique Kinanira aha rero magaze ushobora kwibaza ni ahantu heza ngira ngo muri kuhareba ni ahantu rwose heza cyane aha rero bahita Saint Dominique Kinanira ni communauté y'abangrophone b'i Bujumbura naho twahasuye ni ahantu heza hari view mbese muri make hari byose hari urubyiruko rugiye rutandukanye ngira ngo batuvumingira hariya hirya hari urubyiruko rutandukanye bari kugenda baganira barishimye muri make Bujumbura mutagira ngo wenda ninjye ushaka kwambara dusengre n'ibiki Bujumbura irashyushye kuri rwa rwego rushimishije byari biryoshye ku mazi ho byari bindi Tanganyika ni wareba umva mu buzima ntabwo byari bisanzwe ku mazi nyine twarishimiye ijoro noneho rya Bujumbura ntabwo ari ibintu biba byoroshye ikindi nk'uko nabivuze Bujumbura hari hashyushye ku
kuri rwa rwego udashobora kumva ku buryo simbizi keretse nimba ari uko twe tutari tubimenyereye, gusa harashyushye cyane. Gushyuha mvuga ntabwo ari gushyuha wenda ngo hari sho zirahari cyane cyane ko njye nagiyeyo ari muri week hariyo abanyarwanda benshi ba Ishkef, ba DJ Marno, hariyo abahanzi benshi nyarwanda, abanyamakuru batandukanye bari bahari. Byari ibintu bishyushye nyine, ntabwo nakubaho ko ari guhari icyo gihe. Mu by'ukuri ndababwiza ukuri ntabwo wakwicara ko nta mwanya wo kwicara uba uhari. No gutembera ukajya ku mazi nijoro mugasohoka, abahabaye n'abahajya barabizi cyane. Bujumbura numva za sho z'i Kigali mwumva, noneho Bujumbura no kuba sho ni sho bari kumva. Twariye sho birashyuha birakomera, hanyuma umunsi wa nyuma nyine turataha tugaruka i Kigali, ariko nari mfite amatsiko menshi cyane nibaza ntisi bizagenda bite, uko nabitekerezaga rero siko nabibonye. Byari ibintu byiza cyane, ariko hakaba hari edisiyo ya kabiri ya runo rugendo nzabagezaho rwose mu minsi ya vuba y'ibindi bintu byakurikiyeho. Aka kari nko kubasuhuza mbabwire ko urugendo rwari rumeze, dore benshi bari bazi ko ngiye kugenda. Uko rero niko urugendo rwanjye rwari rumeze, ariko hari akandi kantu, hari utundi tuntu nyine tw'imbere indani ushaka kumenya ngo ese abaturage b'Ubujumbura bayeho bate, ese ibyo byose rero rwose bitewe na comment na like cyangwa se views, bitewe n'uburyo ibintu nzabona byakunzwe, nibwo nzabazanira edisiyo ya kabiri yayo, hama tugakomeza kwirira isi nako dukomeza gutembera isi. Dore ejo bundi ngiye kwerekeza n'ahandi hantu. Reka mbashimire rero rwose, barabizi ko ndabakunda kandi mbiyumvamo cyane.